ndashaka kuvugana nawe wowe unkurikiye. Ndakwihanangirije niba ukunda gukoresha ino ndimu ukayivanga n'ibi bintu bitatu kuko bishobora kukwangiza ndetse bikaba byagukurira n'urupfu mu buryo utatekerezaga. Nitwa Bijou. Ikindaje ishinga ni ugutuma njyewe nawe tubasha kugira ubuzima bwiza mu buryo dushoboye ubwo ari bwo bwose. Reka twibukiranye ko ubuzima ntago bugira ikibusimbura, tubaho rimwe gusa. Niyo mpamvu kuri twebwe ubuzima ni zahabu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye ku kamaro k'indimu, ariko cyane cyane turareba uburyo indimu ushobora kuyivanga n'ibintu bitatu bikakwangiza, haba mu igogora, mu buryo bw'amaraso, ndetse bikaba byanakwangiza n'umwijima wawe. Reka nkubwire impamvu natekereje gukora kino kiganiro. Mu minsi yashize umuntu yaramamagara arambwira ati Bijou, nari nsanzwe nkoresha indimu nta kibazo na kimwe nagiraga, ariko mu minsi yashize merutse gukoresha indimu imerera nabi cyane ndetse birangira ngiye no kwa muganga. Ikibazo naramubajije nti mbese iyo ndimu wayifashe ute, wayikoresheje mu buhe buryo? Igisubizo yampaye nicyo cyatumye nkuba kabero ndicara nkora kino kiganiro kugira ngo nzakikugezeho ahari nawe cyakugirira umumaro. Reka ntangire mbabwira ku kamaro k'indimu. Indimu ni nziza cyane ndetse ifatwa nk'umuti mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Yagiye ikoreshwa mu binyejana byahise ndetse igaragaza ko itanga umusaruro mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko nubwo bimeze gutyo, iyo ikoreshejwe nabi ishobora kukugiraho ingaruka wowe utatekerezaga. Indimu ni nziza cyane mu igogora. Kuri ba bantu bakunda kugira ibibazo byo kubyimbirwa mu nda, ibibazo by'amakonstipation, indimu ni nziza cyane kuko yakemura icyo kibazo. Ikindi, indimu ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Ikindi kandi irwanya ibinure bibi byo mu mubiri. Ubwo tuvuge ba bantu bakunda kugira ibinure byo mu maraso ndetse n'ibinure bigaragara inyuma. Ubwo ni kuri ba bantu babyibushye cyane. Gukoresha indimu ni uburyo bwiza bwo kugabanya ibiro. Indimu kandi yifitemo vitamine C ari izamura ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Murumva neza ko indimu ari nziza. Ahari wenda ibyo wari ubizi, ariko kandi ushobora kuba utaruzi ko indimu uyikoresheje nabi ishobora kukubera ikibazo aho kugira ngo ikubere igisubizo. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Nizere ko ukiri kumwe nanjye. Nkuko nabibabwiye haruguru, hari ibintu bitatu udakwiriye namba kuvanga n'indimu. Yaba kurya indimu mbere ho gatoya cyangwa se nyuma ho gatoya yuko ufata ibyo bintu uko tugiye kubivuga ahangaha. Icyambere, irinde ziririza kurya indimu mbere ho gato ndetse na nyuma ho gato yuko unyweye amata cyangwa se yawurute. Ndabasobanurira impamvu. Amata arimo proteine nyinshi ndetse akabamo n'ibinyamavuta byinshi. Hanyuma indimu nayo ikabamo acide. Iyo bihuye biba bimeze nkaho mu nda yawe hagiye kubera uruganda. Hanyuma hakabaho icyitwa curdling cyangwa se gucikagurika kw'amata. Ibyo wibuke ko bibera mu nda yawe. Ibyo bigutera kuba wagira ibibazo byo kubyimbirwa mu nda, kugira isesemi, kuruka ndetse n'amaside akaba mu nda ari menshi cyane. Ibyo ngibyo bigatuma ugira ikibazo gikomeye. Kuri ba bantu bafite igifu cya acide ndetse n'igifu cy'ibisebe, ibyo ngibyo bishobora no gutuma babura ubuzima bwabo. Icya kabiri rero, irinde kandi uziririze kuvanga indimu n'ibyo kurya birimo amavuta menshi. Ubwo iyo tuvuze ibyo kurya birimo amavuta menshi, tuba tuvuze amafiriti, tuba tuvuze inyama zikaranze mu mavuta menshi, yaba amabrushete ndetse n'ibindi. Ibirimo amavuta menshi nawe ushobora kubireba mu buzima bwa buri munsi ibyo usanzwe ukoresha. Ibyo byo kurya rero iyo bivanze n'indimu biba ikibazo gikomeye ku buzima bwawe. Ahangaha uhashinga gati kuko wungurikiye ushobora gusanga no mu minsi mike ishize waragiye mu kabari ukavuga ati munzanire inkoko cyangwa munzanire brochette, ariko nimwibagirwe no gushyiraho akadimu. Ndabizi neza ko ibyo bintu biba cyane cyane. Nukuvuga ngo rero iyo ibyo bintu bikoze ukanyanyagiza indimu ku byo kurya bifite amavuta menshi, icyambere igifu ntago gishobora gusya neza ibyo wariye. Bya binyamavuta ntago bishobora kuva mu gifu mu buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri, igogora ryawe rirapfa.
ukagira isesemi, umutima ugatera cyane, ndetse ikindi bikaba byanakwangiza impyiko zawe. Niba rero bino bintu wabikoraga, rekeraho rwose kuko bishobora kwangiza ubuzima bwawe mu buryo utatekerezaga. Tugeze ku kintu cya gatatu. Niba uzi neza ko ukoresha imiti igabanya umuvuduko w'amaraso, rekeraho kurya indimu urimo gukoresha iyo miti. Ndakubwira impamvu. Iyo iriya miti ihuye na aside iba mu ndimu, bituma umuvuduko w'amaraso ugabanuka ku kigero cyinshi cyane, hanyuma ukaba wahura n'ikibazo cya hypotension cyangwa se umuvuduko uri hasi cyane. Ibyo bikaba byagutera ibibazo harimo n'urupfu. Nshuti yanjye, niba uzi neza ko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, rekeraho gukoresha indimu. Twavuze ibintu byinshi, ariko ushobora kwibaza uti mbese uburyo bwiza bwo gukoresha indimu ni ubuhe? Reka mbarangire uburyo bwiza ngewe nkoreshamo indimu kandi ntigire ikibazo na kimwe igira ku buzima bwanjye. Ngewe ndabyuka mu gitondo ngafata indimu ngakamurira mu mazi y'akazuyazi yuzuye igikombe, hanyuma nkanywa. Nirirwa meze neza, igogora ryanjye rimeze neza, mfite imbaraga kandi n'ubudahangarwa bwanjye bukiyongera, simbe narwaragurika uturwara tugiye dutandukanye, haba indwara z'amagripe ndetse n'inkorora ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Nawe rero ushobora kugerageza ubwo buryo aho kugira ngo ufate indimu mu buryo butari bwo. Ngiyi impamvu nagusabye iminota 10 yonyine kugira ngo urebe kino kiganiro. Niba kikugiriye umumaro ukaba wumva hari icyo kikumariye, iyi video uyifata uyisangize inshuti zawe, abavandimwe ndetse n'ababyeyi, kugira ngo nabo batazahura n'iki kibazo ndetse bakagwa muri ayo makosa tumaze kuvuga haruguru, ubuzima bwabo bukajya mu kaga. Ntiwibagirwe kuza muri comment ngo tubwire icyo utekereza. Murakoze, mugire ibihe byiza, ndabakunda.